uzahe umugabo ubutaka ntatabubyaza umusaruro bazabamushyinguramo, hanyuma uzagura ubutaka kubera ko aricyo kintu cyonyine abantu batazongera gukora. Nta butaka nta gihugu. Igihugu kiba ari icyawe bya nyabyo gifitemo n'ubutaka. Umuntu uzi ubwenge kandi ushaka kubona ejo hazaza heza nuriya ushora mu mitungo itimukanwa. Nimvuga imitungo itimukanwa rero nkavuga ubutaka, ujye uhita wumva Nzuri Business Group Limited. Nibo ba mbere hano mu Rwanda mu gutanga serivisi ijyanye n'ubutaka. Waba ushaka kugura, kugurisha ikintu gifitanye isano n'ubutaka, wegera Nzuri Business Group Limited. Nibo ba mbere hano mu Rwanda mu kuranga amazu. Bashobora kukurangira amazu kuva kuri miliyoni 10 kuzamura. Bashobora kukurangira ibibanza kuva kuri miliyoni 4 kuzamura mu gihugu hose n'umujyi wa Kigali urimo. Nzuri rero yubahwe n'ubukombe muri kino gihugu. Icyo Nzuri itandukaniyeho n'abandi no kukugurisha cyangwa se kukurangira ahantu hatari mu bibazo. Nzuri gufasha kugura ahantu hatari mu manegeka, hatari mu gishanga, hatari mu litije, bakanagufasha guhitamo neza. Banabafasha gucunga neza imitungo yanyu itimukanwa, bakabafasha kuyibyaza umusaruro. Bakabakorera mu mujyi wa Kigali muri Centenary House muri etage ya 2. Ku bindi bisobanuro bahamagare kuri ya nimero yabo yoroshye cyane 0788 48 67 97 0788 48 67 97. Bafite n'indi ya 0788 23 0 1 2 3 0788 222 0 1 2 3. Yes, reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose nk'uko duhora tubibifuriza. Nk'uko rero mwabyiyumviye, iyi ni Nzuri Business Group Limited, kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa, ikodeshwa, ndetse tukabasha no kubamanagingira imitungo yanyu mu buryo bugezweho. Nk'uko rero muri kubibona ku maskrini yanyu, tugiye kubereka inzu nziza. Ni inzu iri mu gipangu cyangwa se ni igipangu kirimo amazu abiri. Hanyuma izi nzu zikaba ziherereye hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko, ahazwi rwose nko hepfo gato yahahoze gereza ya Kimironko. Izi nzu rero ebyiri, buri yose ikaba ifite ibyumba bitatu. Buri yose ifite ibyumba bitatu ndetse na salon na salle à manger. Buri nzu kandi ikagira annex yayo igizwe n'igikoni cyo hanze, birumvikana, na douche na toilette byo hanze. Ndetse izi nzu zikaba ziri ku muhanda, hakaba haparikamo imodoka nk'uko mwabibonye. Buri nzu ikaba ifite ibyumba bitatu. Nta handi rero ziri, ni hano munsi y'ahahoze gereza Kimironko. Kimironko rwose hahandi ku muhanda imodoka zibasha guparikamo, ndetse ku muhanda uvuye nko kuri kaburimbo n'ahantu hari urugendo rutarenga metero 100 cyangwa se 80. Ni ukuvuga ngo rero izi nzu imwe yose kandi ibasha kuba yakodeshwa amafaranga byibuze ibihumbi 150. Imwe ibasha kuba yakodeshwa amafaranga byibuze ibihumbi 150. Bivuze ngo zombi zavamo amafaranga atari munsi y'ibihumbi 300 cyangwa se 400, akaba yanarenga. Izi nzu rero ziragurishwa, turazigurishwa ku mafaranga make cyane, ariyo rwose miliyoni nkeya, miliyoni 35 kandi ziri negociable. Miliyoni 35 negociable, ukaba wabasha kwibonera izi nzu. Miliyoni 35 ukaba wabasha kwibonera iki gipangu kirimo amazu angana gutya. Nta handi rero ni kuri za nimero batangiye bababwira n'ubundi, 0788 48 67 cyangwa se 0781 2 inshuro 3 0123. Si byo gusa, ushaka kudusanga aho dukorera n'ahandi ni mu nyubako ya Centenary House muri etage ya 2, ubundi ugahita ubona aho dukorera rwose.
ni nako kandi tukwibutsa gukanda subscribe wowe utarabikora, kugira ngo ukomeze kujya ubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu, ari nako tukurarikira kugera mu nyubako ya Centenary House muri etaje ya 2, noneho ukagenda ureba ibyiza byose. Nyabuneka ni karibu cyane muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, turabakunda cyane.